ntabwo muri gasoke guca igitanda kingana kuri ibyo byo kumbwira se ngo muri yakamwana ibyo ngibyo ntabwo mani ibyo ngibyo njye nyambibo yakamwana se nyabwo meze umugabo uko yitonganye papa nguhamagaye ahangaha yakamwana yaje byagenze bite yakamwana yazanye umukobwa ejo umunsi wa sekaranje bazanye bararamuhanga mu kuraramo yakamwana araza aca igitanda reba hose ubuye uri kureba hano hasi huzuye amazi ibyo ngibyo uri kumbwiraga ntabwo byumva kuko genda ni ntabwo bavamo ibyo ngibyo ntabwo byumva yaka ese yaka yari kumwe n'umukobwa umeze gute umukobwa nawe ni umusitani namubonye kuri iriya cano yanjye niyo mpamvu nahise nguhamagara ndavuga ati uze murebe iby'abasitani baciye igitanda urumva niba bakirwaniyeho simbizi bagiciye ntabwo bari bantaye ko ntacyo namubwira bose ese wabagwatiriye nabagwatiriye ntabwo bavana niba bakunda ubwishyurize amafaranga yarangaye se bagomba kukwishyura njyewe ngo birasaba ko mbanza kubaza bose akambwira amafaranga y'igitanda yakibuze njye ntabwo ariyo waguze igitanda akambwira niba deje na roji ntabwo barayamba nafashe n'imuze n'inzoga bamuha amapimusi ese uwo mukobwa abyibushye bingana iki uraza kuneza ibyo ngibyo kubaje nakuniga uniga njyewe nakuniga ariko urajya kuneza ariko mwebwe bite byawe none kiriya gikamera cyangwa ni ese yaka ntabwo yishyuye ntabwo yishyuye roji se nakubwiye ko nawe kwishyura mu karitasi uko nawe kukomorera ariko cyavayo ese yaka ntabwo yishyuye mwana ntabwo yishyuye roji uyu mukobwa nawe yabimukiye wa munyamakuru ese uwo mukobwa ibiro bye nibyo byaciye igitanda njye nari muri hejuru igitanda kigwe hasi namubwereka wari uri muri hejuru ntacyo muri gukora none se ngiye cyose ibintu byose bigaragara muri za separate mu bintu zabashira ese wowe icyo wishyuza ni iki ni igitanda yishyura igitanda ese yaka ko bavuga ko na rogi mutaracyishyura none se mugeze kumara iminsi ibiri hano muri rogi n'abafungiranye mfite ibiro bingana n'iby'uyu mukobwa agiye gupima ibiro n'iby'inkoko none ngo nigire urishyura ni wowe ufite ibiro byinshi biricara nawe ubwo nyine mwega muri hagati yanyu umwana arahitamo ese yaka biragenda bite ubwo ngo abakobwa banini da ese barimo barabishyuza amafaranga y'umuntu ndamubwira nta icyo dukomeze umunyenga arangije ngo vaho ngo tubanze dukore igitanda ngo vaho ngo tubanze dukore igitanda ese yaka barimo barakwishyuza ibintu bingana iki ibyo byanyu bijya simbire barimo barakwishyuza ibingana iki se ubundi yaka kwishyura amafaranga y'arogi mukishyura n'amafaranga y'igitanda mwakuri ntabwo ibyo ngibyo bikazemo mbese bari batarakwishyura na rogi ntabwo ibyo bikazemo bamazeho iminsi ingahe se reba se barakigera mbere baraje bakajya birirwamo nkumva baricumira hano amazi agashoka hano hasi ndetse iyo minsi baba bakingiranye ubwo urayibishyuza nayo aribo baba bakingiranye none urumva bari kugenda batishyura igitanda baciye rero n'ayo mazi bagomba kuva hano bayakorotera ariko ni ukuvuga ngo niba warabafungira ateze ugutwi n'injangwe iteze imbere ariko ni ukuvuga ngo wowe niba nawe warabafungiranye iyo minsi ndumva utayibishyuza muza yazanye umukobwa mwiza mukanura amaso muza kumviriza kuru ese ngiye cyo mbaza iyo minsi yabafungiranye ko mwari kuba mwaratashye arayibishyuza gute wa mukobwa njye nta n'amafaranga nifitiye badusigarane badufunge uwamagaye iwanyu bayazane ese akaba wicundeye ku mukobwa nta n'amafaranga yo kwishyura rogi ufite mwana ndishyura igice cy'inzoga twanyweye nawe urishyura aho twaryamye icyumba nicyo se wanagwa kiryamye ese yaka umukobwa niwe wishyura igitanda mwana umukobwa niwe wishyura igitanda naretse mamagare rero bose yanzanye ese uri nta ntabwo mbireba reka ntabwo muri kaza bamwe no mu cyumba cyangwa muri abana bakiri mwe bicaye hari uretse wowe ngende mwe mwicaye muri reception ako se wa mugabo we urimo uragwatira abantu mwana ese ibyo muri imaze iminsi ibiri abantu bashakereye inuzi ndikubishyuza umunsi umwe ndabishyuza umunsi umwe n'igitanda bavuna amazi reba simanika ubuze bahanga nabo ari sabune n'ikagire umva ukuntu watangiye kukunuka nese
Mbese iyo ukodesha umuntu uroge umushyiraho na kondisiyo oya ibyo si imbere ibyo abyishyure nyine kuki mwari mwarabyanze iminsi yose mbese kuki wahamagaye itangazamakuru kuki wahamagaye itangazamakuru abasare banyu abo basare banyu mufite ukuntu mwebwe mugenda mugakora ibintu byanyu mukabigira gutyo ugasanga tukagira ngo bafite amafaranga yaraje ubundi roje hano twishyuza mbere uri kumva ni muri ryohe batwishyuza mbere buri munsi kuki mutishyuje urumva baraje yakurabona ngo umusare nimurana ku macano ni nayo bye ntabwo hamagara avuga ati ngwino basi unyigingira abatipe kuko muhorana nawe buri muntu yakamuzi yose uje kubona kuri ya cano ya ni ubwa mbere wari umubonye ni ubwa mbere mubonye yakaje ni ubwa mbere nari mubonye anabonaga gutya ariko ubundi nyewe uri kunyicaza mu bihe tuno turogi twaje mwana bibi bivugisha bakumena tuno turogi twabo tw'amafuti agatanda niba kare ariko uvuga igitanda abantu bashenye cyane kimeze gute igitanda turogi twabo twabita nasa mukobwa nari mutwayo akarogi ka bakicunda ko wagira ngo bari kuri 10 kandi ziroga bone kuri server ateye ese urimo uramuhenda ko ari umusitari mwana cyandisuzuguje kuza mu karogi ka 3 urimo uramuhenda ko ari umusitari kandi abandi iyi rogi ni 3 babingiye hano hanze ndisuzuguje cyo muhenze igitanda kigacika kwegera kumbaho zawe ariko se igitanda uyu mukobwa yaciye na yaka cyangwa kimeze gute mwitare hariya muri mwayitana bakuyemo inkweto kugira ngo bikwemeza murayitana yaka urayitana bakuyemo inkweto kugira ngo bikwemeza uvugana n'abasitari bawe banyishyura ntabwo bari bwabe hano ndikubwiza ukuri ariko se nawe rero ibintu ndumva bidasobanutse yaka mwana kuri umusitari uba bize gushakishwa kubera icyo utitwararika kweri ariko ku umusitari ngewe kuri sevarante bivuze ko nagomba kurya umwana w'icyuki nk'uyu noneho ndi ihene ngewe mbese uyu mwana mwe mwumvikanye angahe uyu mwana mwe mwumvikanye angahe uya ni inshuti yanjye twari twaje kwinjuyinga ntabwo yicuruza ni inshuti yanjye yayindi ya OG ino rogi se ninde wayikurangiye iyi rogi mani nayo naje gushutinga muri ibi bice bwishe mbura rogi mfata kano karogi k'amafuti rogi ya 3 koko ahubwo ngiye nciye 5 kandi bambwiye yuko iyi rogi ngo ari 3 nese umukobwa umusitari muzima icyo gitanda mwaturikije cya kimeze gute ubundi ahubwo wagira ngo warakiduteze ngorati mu gitanda nani cyacitse ahubwo cyahubutse ntabwo cyacitse ahubwo cyaguyemo imbere urumva atarakiduteze ko barakiduteze mwana ko bazi ko yakari umutari batekereje baravuga ati kugira ngo tumurye amafaranga reka tumutege igitanda bapfa kumura ni nawe waduhitiremo tukizi ntabwo nibo wahabarangije atubwira ngo ni heza ngo ni VIP ibiki n'ibiki cyakora sha nubwo muri n'iki kibazo yego uyu mwana rwose ni sawa correct ese umwibutse kwikingira mwana iminsi nka yose mwari mukikingira ariko kubera ko ari umukunzi wanjye yambwiye ati arambabarira genda uzirebe hariya ese yakabundi ko amenyereweho gukora amasegonda noneho byari bimeze bite mumaze ko nazi abakobwa bivugisha baramubeshyira yarisha yaka ese yaka wagiye ku muganga barakuvuye narabimenye cyane wajyaga bivugisha navuye muri Kongo nazi ibintu byo kumena amazi abonye narabimenyera rwose hari n'ukuntu umuntu agusebya kuko avuga ati uyu ni umusitari akajya kumusebya cyane ugasanga hari n'abakobwa batabizi uko bikorwa neza ukaba wabimukorera neza we ntamenye ko wabimukoreye neza ariko pe ntacyo namushuti yakanywa ni umushuti wawe ariko nawe yabimfashije marika mu muhanda yaka ni umushuti wawe yaka ni umushuti wawe mwarukanaga ryari yarashize iminsi wamuye ari umukumbuye kino cyane ni sawa nizo wikundira ntabwo ari za mukorogo uyu mwana ni muzima none utakaye hano imbere hariya muri kiriya cyumba nakubwiye niho ruzingiye mbese yakawinjoyinze
rwose bwombo yakozwe ariko ikibazo cy'igitanda cy'abandi babagwatire biraza kurangira bite yewe ntabwo ndi umutindi imana mfite amafaranga kuri konti mfite amafaranga ahantu henshi narowe kandi kari agatanda k'amafuti ngira buri amafaranga 5,000 byo kwishyura hano ni no mu cyaro ni muri Ndagaso wabuze ahantu wakura nka banki cyangwa abamotari fata kano karogi ka hano mu cyaro uzi icyondo kiri hano ahubwo n'uburyo ndavana ni ikibazo tumenyereye kugenda mu modoka cyane cyangwa se imodoka idari tugafite akamoto iyo ukunda va kugira ngo uzabone umumotari mwikarira biragoye nabyo gukora urugendo rwa kilometero nka 20 kandi imagi ese serivisi babahaye yari nziza yo uretse wenda icyo cyabayemo cyo umuntu ngurinda kuri roge ubundi hano ngiye nabonye harimo ibibazo byinshi basa na serivisi igitoki cyabo ikirayi cyabo nta kintu niba ni ibintu byose hano nakubwira hano mayisima ariko ntayaboyo cyane tuyisomera utwo ibyabo byari biri hariya rero ubwo amafaranga yose bakwishyuza ngo nanga icyo gitanda bakubwiye ko gihagaze agaciro kangana iki ntabwo nabarengereza 10,000 cyari giciriritse se se mwana gukoresha ariko rero umva ari ugukoresha ariyo mpamvu aro boss kumva arimo gutabaza boss urumva baba stari bajano uyu aba ari umukozi w'akazi hano ntago wamurenganya amagara kujya amagara kwamagara n'inyera gutaba yakara kibazo afite nese urumva muri make we yabasaranya bati ntago mugena mutishyuye igitanda abayobozi baje bavuge niba kuryama kuri kara gatanda kwari ukora n'ifitiye inzara y'ikimara amafaranga gena narara hariya muri make iwantu bagenda inama yo gukoresha n'ibitanda ahubwo nibo byose ariko yabimeze ntago bagomba kwishyura 60 kano kabari kumva ngo ari 30 yaka mirongo itandatu ngo materango yabaye amazi niba muri rogi bakodesha umuntu mbese muri rogi bashyira kondisiyo mbese kana babivugishaga ibintu byo kumena amazi muri rogi bashyira izo kondisiyo ngo umuntu yamene ishyari rya mwishu bana nawe twabikoze boss ntabwo mumuzi manje muri kwiga we yifashe avuga ngo amazi by'amazi ntabwo bimureba iby'amazi ariko ubundi ayo mazi wowe waje warasanga twana karabye ariko amazi akanasohoka sikubwira ko twati n'imbere harimo rogi sirimo dushe sinabyumva kase muri kwibwira mu munyamakuru wanyu rogi irimo dushe ngo kumwana wumvisha nyara uri kuyihakana se amazi yabigenewe ntabwo ibyo ngibyo bishoboka wahamagara none se boss yigere hano ntabwo muzi ese ko bavuga 60,000 ko bavuga 60,000 nyine baba bavuga gutyo kuko tari we nyine ahantu ifunguro rya mu gitondo aho bana tugwata nashonje nese yakubwo biraza kurangira ibyo 30,000 bakwaka urayishyura ndakubwiye ngo kandi wowe baragufunga ahubwo se yaka uyu mukozi wa rogi ko n'umwana watoroshye uretse abayobozi bazi turatanga komande ibyo dushaka na sebuji kabari bayifunge yabagwatiriye ntabwo nzi nge urafite abantu ukabafunga abantu igitanda cyawe gikoze impanuka ariko ubundi bazajya gukoresha ibitanda ubuse umuntu uko yari mu muhanda bakamugonga agacika kagurisha zinanyishyuza ibyo bitanu byawe by'agakumba ka bitatu turanamurega ko abandi biciro 3 twe tukishyura 5 urumva ko babaciye menshi nuko se wari umusitari niyo mpamvu ahubwo yashatse kuturiraho kubera ko tubona kuri YouTube babazi ko nyine dufite amafaranga ko twagaze kandi natwe niyo amafaranga yo kurya gusa barwakizwa na YouTube cyangwa ikibazo cy'inyota cyo cyarakemuye ayicupa ntabwo ese yakakubajya kuvuga ko ufite umugore ubu ni umucyinyo bajya bavuga ko washatse umugore bajya bavuga ko washatse umugore uyu nguyu arabura kubimenya ngo washatse umugore uyu se ko ari umushuti wawe bisanzwe ni umugore wawe ni inshuti yanjye nta n'umugore ngira ahubwo ni undi gutega ibyo byari ibihuha ni ibihuha nese umwari wowe se we nta nshuti y'umusore wari ufite ku buryo ushobora kubona bino bintu ikaba yayo ese yakamwakundana kandi arimo kutubwira ko wari umushuti we bisanzwe ntabwo ari ibisanzwe nuko mwaya murimo kutubaza ibintu byinshi rega murimo kudufatana ariko ko muri kwinjira mu buzima bwawe kutubaza ibintu byinshi tugira ngo rega abantu babakurikirana urumva
abantu bakurikirana abakunzi banyu bajye bareba YouTube bareke kwinjira mu buzima bw'abantu nuko mugenda muvuga abantu ngo ni indaya ngo ni indaya mujye mureba YouTube abaseka museke abashimika mushimike ubwo amakuru yuko wari washatse umugore aveho amakuru yuko bavuga ngo washatse umugore ari ko nashatse umugore kuyariwe nzashaka ndabishushu mu yari inshuti bisanzwe ibintu birangiye ari ugiye gushaka se mbese wabonye mu buriri ari sawa ku buryo uvuga uti namushaka ahubwo nashaka ko tuzajya no ku murenge atwite mbese wamuteye inda ndi hafi no kwerekeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushaka umujyana nzasiga mfitiye akana urumva ajye yirira ku madora mbese wamuteye inda wamuteye inda se wamuteye inda ariko nawe muri injira ibyo birabareba twakore twirinze ntabwo binabareba ariko tuzabyumvikana twebwe dukora nk'abazungu ntabwo ari babandi bapfa kubyara gusa ngo Leta izabire twebwe umwana tuzabyara tuzaba twaramuteguriye uburyo azabaho kwiga ubuzima bwe bwose tuzaba twaranapuranze buriya nicyo kintu abazungu babarusha abazungu umuzungu arabara akavuga ati njyana umwana wa mbere yego kubikurikizaho wa kabiri se azabaho asiga gute agakora imibare yose agakora imibare naho mwebwe ariko ngo hano hantu ngo mwahageze kuri Saint Valentin iminsi ngahe yose ngo mwahageze kuri Saint Valentin umwana abona atari igitoma niba atabaye icyo kibazo cya nyiri rogi ngo basarane nta gahunda yo gutaha mwari mufite twari gushyira aya saa yacu ndetse ubundi igitanda kijya kuvunika byari bimeze bite igitanda kivunika byari bigenze bite igitanda nyine cyavunitse tugwa hasi cyavunitse murimo mukora ibiki muryamye wari umuri hejuru noneho tuguye hasi yanga ko dukora nimba tubanze tugikora nibwo rero nyiri rogi nese nyiri rogi yaje kuhagera gute tasi yabyumvise rero ndaje ari gusa yari hafi ya rogi se ngo twavuye igitanda abayumviriza ariko kuri umukozi wajya ujya kwigira umukuru yagize umushiha cyangwa iyo ubwira nkamubwira nawe akagusamuza yabamuhara nta nubwo yawe ntabwo nyandongo indaya nuko nagira amahane indaya urabona umwana umuhungu ukuntu yarimo asakuza nawe mvuze ni wenda ni ibintu bikomeye ukuntu adutabaje numvaga ari ibintu bidasanzwe cyane ariko mageze nsanga ni uko uri umusitari yiza yarinze nyine abona yazicakuramo amafaranga iyo batubonye yareba n'ikece nambaye abatura mu karitasi ndamuka arayafite afite amadolari ariko none ubwo ikibazo kiraza kurangira gute urabona ko iyi si isaso bari bajyanye n'undi itatu ngaho nyereka iyi saso ntiyavunitse ngaho nyereka igitanda cyavunitse amaguru yacyo yavunitse reba iyi si isaso urabona ko cyahubutse ese igitanda gishobora kuba cyahubutsemo wa mugabo amaguru yacyo yavunitse yose oya amaguru n'iyi saso kandi ntabwo ari gutya rimeze usubira isaso yari imeze gutya ntabwo ariko bigenda ntabwo mubinzana isaso yaguyemo ntabwo muvana umutishyuye ubona ko ni isaso yaguyemo uretse kugorana agatanda ka feke n'umwana wanjye urabona rero afite sha yarebye aravuga ati aba bantu ndabakora amafaranga abibuze bwa mbere abona ntabwo tubyumva twatangiye ko kuganira mwagiye muyiga amafaranga matera se yari imeze ite matera y'ubu ni ubushwange matera ya uramutse uyibonye yuzuye amazi reka hano ni rogi kandi rogi icyo wakoramo cyose iyo wishyuye amafaranga yo muri rogi ariko ko turakwishyura ushakira ntabwo njye mpamya ko wareka njye bahamagaza amafaranga ko yari gutoha wari kwigumana muri inzara yanyu se kuki ndinze kuzana abanyamakuru iyo nzara yanyu kuki ndinze kujya kuzana abanyamakuru abandi bashyiraho amakwire mwari mwanze kwishyura ayo makwire se amakwire muza kujya mwajya mujya haya ntabwo ari kunyuza ukanyishyura ese bari banze kwishyura deja biriya abayutubazi babahizaga n'abahede n'abafundi basigaye bafite amayutubu channel ubu ngubu wasanga ari n'umufundi mu kanya agiye kwekutira ariko si ubwo bwahamagaye mutari mwanze kwishyura abafundi abahede bose basigaye bafite amacano izi cano zabaye ese muzamukora ibintu bidasobanutse ngo nuko cano zabaye nyinshi ni ishyamba rinini koko hari umuntu wambwiye ngo YouTube ni ishyamba rinini ngo buri wese ishoboye agomba kuriyigira n'abakozi bo mu mago basigaye bayigira kuri YouTube none se ubwo ngubwo birarangira bite
ngaho wananiye n'inkorora abantu w'akabisi mbese ariko ngo n'inzoga ntabwo mwazishyuye dutangira ikiganiro numvaga mutongana wowe na madamu genda mwishyura inzoga ziri bwishyurwa ariko turamwishyura ese kwishyura ahubwo naduha ikindi cyumba ahubwo njye niyo zirangije byagize amaye ibyo none se barabahindura icyumba n'icya mbere mutaracyishyura ngo bira fagitire ngenda mwishyura ubamagaza ibihumbi kano babahindure n'igitanda none muracyakomeje kubamo hano tuzava hano maze uyu mwana amaze kumwumva neza ese ubu ntabwo urabihaga igihe wahereye kuva kuri sevarani dore fagitire ngiyi ese nizo fagitire iyo nayo IPM iriho amafaranga yaka yandika kuri twa dupapuro two muri kwasiteri iriho amafaranga gukatisha se ngiye ndebera izo fagitire uyu yari twananiye kujyana mbese iriho amafaranga ndebera iriho amafaranga bitanu hariho amafaranga 5,000 se ari inzoga se bwa tubwiraga 60 mirongo itandatu n'igitanda yakoze cyacitse ariko ntabwo cyacitse shiriya bari neza turayamenya ariko rero n'ibihumbi 10 by'inzoga izi fagitire zanyu nibwo nasi ngo zimeze nka tike y'imodoka wagira ngo ndi gukatisha nginga za ibyo gicuri ngiye kwivugisha babivuga yaka muri make babagwatiriye ubusinzi bwakurikiye iki twari tuhageze kugira ngo turebe iyi nkuru yanyu uko yari imeze umwangisha igitanda cy'abandi ndi guhamagara manager wanjye aho bita mu Ruhango yego bamwita Victor afite channel bita Focus TV areta nyiriza amafaranga menshi mu Caritas kuko ndarara hano ijoro Sister w'irubavu shaka azagendeje azagendeje ariko urabona umwana utangura ni sawa kabisa utega kavigise aje kundeba hano mu mujyi wa Kanyinya dufite igikundiro Petreve iki abasitari murya neza kabisa w'irubavu ku mazi sha umuntu apenza kuangalia sio mzuri nzuri sana Nego ndarenga nateka niba ari kameramani wenda urimo kubikora mbese yakoze kuririmba nkuko bitiriringa zongo nate ajya ngo uririmbira umukunzi ajya uririmbira umukunzi ese sister yitwa ngwiki sister yitwa yitwa Mireille Mireille wese uzi kuririmba ngo urimbire yaka ndamuririmbira utari kuri kamera mutari kuri kamera muri make turimo turabatinza ngo twigendere ahubwo se naho mwaturutse cyangwa mutipe wangana we ntabwo ari serious rero nubwo duteje abantu ntacyo bitwaye niko turi abasitari ari nziza ari byiza tanavyo ariko abayicaye ese urabyibushye ki ntabwo umuntu yasaga gufatika ahubwo ariko n'urujijo ruvuyeho kuko abantu bumvaga yakamwa ari ku masegonda none urumva bumvaga ngo gukora amasegonda urumva nawe yaruko abavuga ngo ngura amasegonda bazazibangira bazongere bagaruka basongere urumva nacyo ni ikintu cyiza cyane urumva nabyo bikuyeho urujijo ku bantu bivugisha ngo yakango wapi byaranze urumva uyu mwana atari umusore cyane n'igitanda kiravuye ariko cyavunitse rego wibyemera ngo cyaguyemo ntabwo cyavunitse cyaguyemo byaka rero turimo turagana ku musozo kugira ngo tubareke wenda tuzongera tubikurikirane bino bintu tumenye ngo byarangiye gute numva niba igitanda mwaje kukishyura niba mwaje kwishyura rogi turakishyura abantu njye ntabwo ndi umutindi imana ntabwo ndi umukene igitanda ndakishyura n'ubwo ubufaranga ari kwishyuza nabo umuhama ntabwo nakwisuzuguza imbere y'umukobwa mwiza nk'uyu kandi mwagiye njye ndingegera ku buryo ntabwo uri 50 two kwishyura ntabwo bishoboka n'umwana mwiza nk'uyu mwihorera turireho ahembwa ngahe se ahembwa 6 ku kwezi mwihorera turireho rero nawe mwashaka kubasaguramo bashaka kudusaguramo
bwana duciye 60 arishyura nka 30 asigara mitarama ariko ndagufasha because I'm super star cyane no kugufasha nawe ugende wibere nabuze na 200 yo kwiyogoshesha ubwanwa bwamwe nabibonye kare yari kunywera mu gikosi ubwanwa bumutanga mu gikosi ariko wenda ajyana ubutumwa ugenera n'abantu wenda baba bafite n'amarogi kugira ngo bajye batanga serivisi zisobanutse abafite amarogi rwose ugomba kujya mutegura prudence kuko prudence hano nabonye kuzigirira ugomba kujya mutegura ibyumba prudence amazi asobanutse ameze neza kandi uriya muntu nta disipurine yari afite agasaku abantu bariruhukiye barabuza kuryama turi mu munezero wacu ukaza usakuriza hejuru y'abantu koko ariko mwagabanyije inzara mwabacuruzi n'ibiki mwari numvise ngo ntabwo ujya umwumva kuri radiyo ngo hano rero inkoko z'abakiriya ngo tubanza kumva niba ziryoshye kugira ngo neze ashaka kukumvira umudamu inkoko y'umukiriya urayifashe urayivovoye ukazaniye igice ubagomba kubanza kumva ku nkoko z'abakiriya okay yaka uriya mugabo rero nabonye atari buze kuborohera njyewe ndakubwiye njye uriya mukobwa nakomeza no kumwikaraga warangiye ndamutikura mani ngenda mumena reka ngo ugire ute izina ry'Imana ariko yaka ibyo ngibyo barivugisha umva ibyo uba wivugisha utikura nde ariko uzi umwitozo njyewe mfite umwitozo wo mushakareteho ariko se murimo murapfa iki mwana ibyo bya setire mwari musigeho mwipfa ubusa mureke yaka musigare yaka musigeho musigeho bikemurwe n'ubuyobozi musigeho mani musigeho mani musigeho mani musa nawe tuza urumva niba nyine rogi yirinda urumva niba rogi yirinda ari wowe niba wowe ucunga rogi ibintu binyuze mu buyobozi ibyo uri kwijyanye mani nakuvunagura urumva ibintu binyuze mu buyobozi bikemuke neza utagombye kurwanya siko bimeze urumva musigeho tubirangize neza urumva musigeho reka tubirangize neza urumva bikemurwe mu mahoro urumva Bati ngo nuko bakarateka twebwe. Jye ntabwo ndi umusitari gusa ndi n'umukarate. We nahamagare sebuja. Ibintu birangire mu buyobozi. Shotukari. Ndangiriza kuri kungu. Aho kumbita iki kibazo kikagushirira. Ko nakuborokana nacyo nge. Ko nakuborokana n'icyo kibazo. Niba bakuvugana n'abamaze. Uyu urabona ko urwo rw'umudipa. Shirika bakubita n'ubundi. Reka kihorera. Atazaguseba. Ubwo rero nturavuga ko ariko shirika uzungwa bagukora turi kumwe. Buriya namaze kugaruka muri Kibadashi. Yo nageze hano muri Kibadashi. Yema narabibonye ariko. Suba wabonye nje. Narabibonye rwose. Kandi nageze muri Kibadashi we nari kumyorera. Aragiye gukoma umuntu. Agakuta umutwe hano kuri. Arangihorera akamihorera. Uzaramenyere peti nawe tuzahurira hose ndakuboma. Nihorera karagati pevanika wagira ngo urumva mara. Namagare sebuja. Wowe ufite uburenganzira bwo kugana. Tinafanye na sebuja uyu Caritas n'umukozi njaramenyera nje. Wagira ngo Kopeti mwe mumenyera abantu mutazi. Uruzi umukandara nambaye ngiye. Rero twamihore kuva kare. Senti mware muri Kibadashi. Turayizuwe. Wese murabo tuzi kuvuga. Nimere. Yaturega aho ntabwo ushaka kuvuga agira ngo ntabwo tuzi kuvuga. Ayazi ko ntabwo twavugana na kara. Sharibwa namukubita. Turavugana sebuja. Turabana sebuja. Kwana gukubita ngiye uyu mupebe nangara gukora. Sinajya no gukurega wonda pushoboreye gutya. Ayo bana yabahamagara mu dugudu mwinyara gutabara. Ndakurega kuri polisi. Nakwigondera. Nakwihanira rwose. Ukanamenyera ngiye n'undi mu. None namubona abantu kuri ugira ngo ngende umusitari. Sentiri mwari muri Kongo. Bura nakwiyora jido hano. Atangukana igishisho direct. Nana murahebye azaka wowe
mbese ubu ngubu kuri ubona yakagutaye hano urabigenza gute? Mwana abatipe bahangana ntabwo wazi ubwenge se ko yigendeye biragenda bite tuvugisha ukuri urayishyura nyine ubwo ngubwo ugeze mfite amafaranga ubwo baramakazi nyine yagomba gucisha makeya yakari gucisha makeya akishyura none ateye menshi bitumye agenda kandi yakari ari bugaruke babyarangira yagiye kandi yakaburiya kugira ngo banze munamuzi simumuzi ni umusazi buriya yagiye byarangiye ubu ntabwo wakimubonye baramukura hehe noneho n'uwo bosi wanyu muhamagaye ngo araza urabona icyo mumubwira ntazi munyishyuza ko nta muntu twavuganye nawe ngo birabareba mwamukurikiraga mukareba aho agiye niyo muramusajije maze kumusaza aragiye n'ubundi yariviriye indera sawa nyine yabareba nyine ubwo nuko tuba turebana nabyo ikibazo cyo nyine ntabwo umuntu unyishyuza